Banyarwandakazi aho muri hose, haba abari imbere mu gihugu, haba abari hanze mu bihugu bitandukanye, ndabasuhuje mugire amahoro na Repubulika. Abanyarwanda twabyemera tutabyemera, tubishaka tutabishaka, hari amatariki adashobora kwibagirana mu mateka y'igihugu cyacu. Ayo matariki twavuga nka tariki ya 28 z'ukwa mbere 1961, igihe intumwa za rubanda zateraniraga i Gitarama bagasezerera ingoma ya cyami bagashyiraho Repubulika. Indi tariki twavuga nka tariki ya 25 z'ukwezi kwa cyenda umwaka w'1961, umwaka bise Kamarampaka, igihe bashimangiraga ibyo intumwa za rubanda zari zagezeho ku itariki ya 28 z'ukwa mbere 1961, ari byo gusezerera ingoma ya cyami no gushyiraho Repubulika. Indi tariki idashobora kwibagirana ni tariki ya mbere z'ukwa karindwi 1962, itariki u Rwanda rwabonyeho ubwigenge. Indi tariki idashobora kwibagirana ni itariki ya 5 z'ukwezi kwa karindwi 1973, ubwo habaye coup d'etat yahiritse Repubulika ya mbere. Indi tariki idashobora kwibagirana ni itariki z'ukwa mbere ukwezi kwa 11 1900, ubwo ingabo za Uganda zifatanije na FPR Inkotanyi zateye u Rwanda. Intambara yagize ingaruka zikomeye ku buryo iyo ntambara zabarwa nka zimwe mu ntambara zabayeho ku isi, zahekuye abanyarwanda no mu karere, ku buryo havugwa ko hashobora kuba harapfuye abantu bashobora kuba bageze muri miliyoni 10, tuvuze abantu baguye mu Rwanda n'abaguye muri Kongo. Indi tariki itazibagirana ni itariki ya 6 z'ukwa kane, ubwo FPR Inkotanyi yahanuraga indege ya nyakubahwa Perezida Juvenal Habyarimana, wari hamwe n'umukuru w'igihugu w'u Burundi. Turibuka ko iyo tariki ya 6 z'ukwa kane mu by'ukuri iryo hanurwa ry'indege ari ryo ryabaye imbarutso ya jenoside yakorewe Abatutsi. Twabishaka tutabishaka rero, indi tariki idashobora kwibagirana ni itariki ya 4 z'ukwa karindwi, igihe FPR bafashe ubutegetsi mu Rwanda. Uyu munsi rero nifuje kuganira namwe ku itariki ya 28 z'ukwa mbere 1961, mu gihe twizihiza imyaka 60 Abanyarwanda basezereye ingoma ya cyami bagashyiraho Repubulika. Nifuje kuganira namwe kugira ngo twibukire hamwe ibyabaye kuri uwo munsi. Demokrasia tuzaniye byinshi, mugiye ndi kwavuga nti
twakwibagirwa itora y'iyo demokarasi. mu kurebera hamwe ibyabaye tariki ya 28 z'ukwa mbere 1961 turifashisha ibiganiro bibiri. Ikiganiro cya mbere ni ikiganiro cyakozwe na radio Inkingi, cyakozwe na Musabyimana Gaspard, yakoranye na n'umwe mu banyamateka b'ingenzi bakomeye dufite muri iki gihe, ari we Padiri Fortunatus Rudakemwa. Ikiganiro cya kabiri ni ikiganiro cyakozwe na radio Ikondera Television Libre, ikiganiro umunyamakuru wacyo Agnes yagiranye na nyakubahwa Sebatwara Andrea, umwe mu bari bahibereye, umwe mu bari igitarama igihe ingoma ya cyami yakurwagaho hagashyirwaho repubulika. Mboneyeho uyu mwanya ngo nshimira abanyamakuru ba radio Ikondera Television Libre, Agnes Mukarugomwa, n'umunyamakuru wa radio Inkingi Gaspard Musabyimana, kubw'ibyo biganiro byiza bagejeje ku banyarwanda. Abifuza kureba ibyo biganiro byose uko byakabaye, ni ukuvuga en intégralité, bashobora kubisanga kuri YouTube. Ibyabaye tariki ya 28 z'ukwa mbere 1961 ntabwo ari ibintu byizanye, hari ibintu byabibanjirije nk'uko tugiye kubibona. Reka rero dutega amatwi Sebatwara Andrea atubwire uko iyo tariki ya 28 z'ukwa mbere 1961 uko yaje n'ibyayibanjirije. Dukurikire. Mu by'ukuri uriya munsi wa demokarasi niko twawitaga 28, mu by'ukuri kugira ngo abantu bashobore kongera kubyibutsaho, nuko uriya munsi ntabwo apfuye kuza utya gusa. Ni umunsi waturutse ku buryo abanyarwanda babonaga wari maze iminsi n'imyaka ndetse bavuga akarengane k'ubutegetsi bwari icyo gihe, noneho bifuza ko ibintu byahinduka. Noneho muri make nakubwira ko ibyatangiye kugaragara ni muri 1955. Muri 1955 hari abantu abahutu n'abatutsi bafatanije bo mu Rwanda n'u Burundi. Abarundi wari uri ku isonga ni umushefu w'umuganwa witwaga Pierre Baranyanka, yari shefu. Mu Rwanda wari ku isonga ni Prosper Bwanakweli, nawe yari nk'igikomangoma. Noneho abanyarwanda nashoboye kumenya icyo gihe bajyagayo ni Kayibanda na Munyangaju. Ubwo yari muri 1955 nibwo bashyiraho ishyaka ryitwa MPP, donc ari kuvuga ishyaka Mouvement Progressiste Politique. Bon, ubwo birakomeza. Hari umupadiri witwaga Louis Gasore yaje kwandika ibaruwa ndende irimo ingingo zigeze ku 10. Iyo baruwa ibyo yanditse byose, ubwo iyo twageranya ngo n'inteko ishinga amategeko yitwaga inama nkuru y'igihugu. Ubwo Louis Gasore yari Umurundi, yari Umunyarwanda? Louis Gasore ni Umunyarwanda, yari umupadiri w'Umunyarwanda w'Umututsi. Noneho iyo bariho, ariko
mu by'ukuri yerekanaga ukuntu bari bakwiye gutegura independance donc bagakora ubutegetsi bucagase autonomie interne. Ariko ingingo ya mbere muri iyo nyandiko ye, ingingo ya mbere yari yanditsemo ko ikibazo kigomba kwanza gukiranurwa ari cy'abahutu n'abatutsi. ubwo yandikiraga nde? none ni nka leta ruverte yanditse ayipubliya muri ntuza muri journal y'abakatolika, sinzi ukuntu sinzi izina ryayo. Ariko ni ntuza ni nkaho yabaye leta ruverte, nta muntu nta destinataire yari ifite. Uko ari ukubwira abazungu n'abanyarwanda. we yerekana uko abona ibintu byari bikwiye kumera. Donc hasaba, ariko ni yari mu gifaransa, ntabwo ari mu kinyamateka yandikaga. Ni ya revue pédagogique, je ne sais pas quoi. Ubwo nibibaye ngombwa ndayikubwira, nishaka nzayishaka nyikubwira. Noneho iyo baro yanditse mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu muri 1956. Icyo gihe ingingo yandikaga zari zo gutegura, yabonaga ko we uko abibona hari hakwiye gutegurwa ubutegetsi bucagase. Ariko icyabanzaga, ingingo ya mbere kuri we kwari ukubanza gukiranura ikibazo cy'abahutu n'abatutsi mu miberanire yabo mu butegetsi no mu bindi byose. Noneho inama nkuru y'igihugu ifata yanginga isanga isanga nziza, igira iyayo, nibwo ishizeho ikuyemo ariko cya kindi cy'abahutu. Mu by'ukuri niyo nk'iyorosora guhabyukaga, cyangwa se yakanguye, cyangwa se icyo gihe abahutu ntabwo bari bakanditse yabaruwa abantu bise manifeste y'abahutu. Bayibonye ati ibintu niba bidutanze ntacyo tuvuze, nta bishoboka. Abahutu nibwo banditse ya manifeste y'abahutu. Iyo manifeste imaze gusohoka, nyine ijya mu Mabirigi, ijya muri ONU, byatumye nyine hagira ikindi kintu cyiza, ndetse n'umwami bimugeraho, asanga harimo ibibazo batangiye kuvuga byinshi hirya no hino batavugaga. Noneho Gitera yandika ibaruwa yindi ye ayandikira umwami. Amwandikira amubwira ati, Nyagasani, ni wowe twese duhuriyeho, abahutu batwara abatutsi, wowe ntabwo kugira ubwoko bwawe n'umunyarwanda, none warakwiye gukiranura abana bawe aho tugatwa gatutsi, ukabakiranura kuko gatutsi yarabaryamiye, afata byose bo abatera hanze, abagira abagaragu bawe. Ubwo rero Nyagasani, ni wowe bana bawe turagutakiye, twe natwe abahutu turenganura. Noneho Rudahigwa aza gusaba abahutu 10, niwe yavuye ko bamuha abahutu 10. Uko Gitera bagendamo ari we barangaje imbere, ku gihe batumiwe baragenda bahura n'abagize iyo nama nkuru y'igihugu, batangira kwiga iki kibazo. Ndetse nko ku mashuri baravuga ati, twebwe muri primaire nta kibazo, ariko igihe barangije primaire ntaho presque nta muntu ugenda, ahubwo bagenda abatutsi gusa cyangwa umuhutu w'intarutsi. Ndetse bamwe bageze aho batereka tugiye kureba amashuri amwe n'amwe atuye muri ako gace, Petero Butare na Nyanza na Gitarama. Bagiyeyo basanga n'abatutsi gusa bari mu ishuri, n'agahutu nka kamwe cyangwa abahutu kakitamo. Noneho bahangwije ngo bizaba ngo bazabikosora. Noneho ubwo icyo kibazo bavuga ko
nibwo nyine barakaye ngo iki kibazo cy'abahutu nibwo Rudahigwa nawe nicyo none ya nama y'abaruwa nibwo yabaramwumvise nibwo abagaragu bakuru b'ibwami bahise bandikira umwami ashaka gukurikirana icyo kibazo ariko Nyagasani abantu iyo baruwa yenda mwarayumvise na hamwe abantu baburana umunane ni abavindimwe twebwe abahutu twishe abahinza dufata ubutegetsi bwacu none se aba bahutu baraburana iki baragira ngo bagende bite noneho Rudahigwa n'inama uzi ko iyo nama nkuru y'igihugu Rudahigwa niwe wari perezida wayo ubundi umushefu wayiberaga perezida uko yari visi perezida niwe wari visi perezida Kayihura noneho Rudahigwa ari inama ari Rudahigwa personelma bandika bavuga ko ubutegetsi ko wabahutu cyangwa se abahutu ntakiriho mu butegetsi bwo mu Rwanda ko ubazongera kumva avuga icyo kibazo bazamurimbura nk'uko barimburiye igiti mu ishyamba n'imizi yacyo ndetse nyine ni nabwo basabye bati Nyagasani ahubwo kuva ubu mwibuko mwari mukwiye gukuramo ikintu cyitwa ubwoko butu twatutse abwira guverinoma y'Ababiligi ikabikuraho none manifeste nyine nayo yaragiye Rudahigwa ahuje n'inama amaze kubona ngo yabaruwa y'abagaragu bakuru b'ibwami nibwo bafashe umwanzuro bati nta kibazo cy'abahutu n'abatutsi kiriho kandi utongera kubyumvana nuko barandura ishyamba igiti mu ishyamba n'imizi yacyo noneho rero niho ugera kwandika indi baruwa rero Nyagasani twari tuzi ko uri umwami wa twese nta bwoko ubogamiyeho noneho ufashe igipande cyawe cya pariti y'abatutsi ku buno natwe tubaye pariti tugiye kurengera inyungu zacu ni ukuvuga ko noneho tubaye babiri hari abatutsi n'umwami wabo natwe ubu gisigaye ni Ababiligi na Loni bagomba kudukiranura naho wundi yego ubwo abatwaye bari mu kihe gihande abatwa pratikoma uretse ko nyine ubwo batwa baje bagafatanya n'abahutu parapre kuko hari umutwa witwaga Harerinka bari barise umutware w'abatwaye Nyanza nta rero politiki yakinaga mu gitero ugeze kwandika ko ati abana batwa bafite representant bwami natwe twari tukwiye kugira representant ibwami noneho ubwo bamaze kuvuga ko ibyo baye giteranyanditse iyo barabona bati no ku ngubu ibice byagaragaye bigiye iruhande rumwe bibiri hari pariti y'abatutsi na pariti y'abahutu ati rero tugiye kurwana natwe ku nyungu zacu muri icyo gihe nibwo aribwo bwa mbere Ababiligi officiellement bemeye ko icyo kibazo gihari donc haruwa aza muri 58 kwawe ndo yavuze ko iki kibazo gihari koko ari ku buryo bw'imibereho ari ku buryo bw'ubutegetsi bwa politike ndetse up to point of view haruwa yerekana ko iki kibazo gihari kandi bwari ubwa mbere nyine leta y'Ababiligi yemeje ikibazo cy'abahutu n'abatutsi noneho nibwo nanone Perode muri ya baruwa yo mu Gisibo yanditse yanditse vraiment nuko mbese nk'ibyo bya haruwa bwari ubwa mbere abatutsi baratunga babonye ko nabo abari ku butegetsi ko naho yabyanditse bati abahutu bashoboye gucengera bigenze bite kugera hariya
noneho perode nawe yandika ibaruwa yo mu gisibagwa ati ibyabaye by'abahutu n'abatutsi ko bategekanye n'iki ibyo ibyabaye byarabaye mwari mukwiye kubyihorera ariko noneho kuva mugashaka ukuntu mwakumvikana kuko nta muntu ugomba kuruta undi twese turi ibiremwa by'Imana noneho mukareba ukuntu ibyanyu mwabisangira mwakumvikana nta kindi kintu yanditse prema nibyo jambo gusa muri iyo baruwa nibyo wumva rero mbese nuko bataka ariko babivuga ariko nuko ariko bwaro bwa mbere nano kiriziya gatereka ko icyo gihe nayo yari kwisonga nayo yari kwibere niko navuga muri butegetsi nibwo wari ubwa mbere nayo yandika icyo kibazo abatutsi rero bari baramenyereye ko kugirwa n'abantu bose ari leta y'ababiligi ari kiliziya gatolika bumva noneho nabo bavuze langaje batakunda nicyo cyari n'icyatuma noneho bagenda batuka perodena n'ubu dayeri ubwo cyakurikiyeho ni muri 58 ariko mbere yaho muri 57 nanone hakaba harabaye ikintu cyitwa MSM Mouvement Social Muhutu nayo bakaba kayibanda bari kwisonga bakaba bari baragiyemo kera basaba ngo basaba kubaye babemera ariko kaba association syndicale donc umuryango udaharanira inyungu noneho abazungu barabyangira finaloma muri 57 barabyemera ubwo niyo yakoze akantu yagiye gusensibiliza abaturage hirya no hino yumvisha ko nta muntu ugomba kuzakwitirwa ubusa ko nta muntu bazongera gufata ibintu bye ngo bitware bamwambura isambu n'ibindi nk'ibyo kuba ubuntu guhaguruka mukajya murengera inyungu zanyu yego nabo tubatangira kuba progressivement kumva ko n'abafite uburenganzira bwo kurengera ibyabo igihe bashatse kubanyaga cyangwa se bagiye mu kandi karengane byari bimaze gukwira rwose hirya no hino mehe watutse bari bafite force toujours bari bafite n'abahutu bakibari inyuma yabo benshi ariko rero haratangiye deja kuba party imaze kumvise ko igomba kujya yirenganira irwana ku nyungu zayo icyakurikiyeho mbonye umutwa yasanzwe ari sushefu yaragabiwe n'umwana nk'uko abandi bose bagabirwaga n'abazungu nyine noneho avuye mu misambi cy'Imana kuko ari iwabo ukire avuye mu misa hari abasore b'abatutsi baramukurikira baza kumwagereza noneho inkuru yo yagiye hose ivuga ngo bujyane ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 11 kuri tuse ku munsi w'abatagatifu bose noneho ubwo inkuru yagiye ivuga ko bamwishe bigeze kundiza aho yari sushefu abaturage baraza n'icyo ati bajya kwa shefu bambaye kwa gashaka guhaza bajya ku mushefu bati umuntu wacu turamushaka byanze bikunze ariko nawe akaba yarafite ngo abashefu mu gihugu bafite n'imyanzi n'imiheto hari umwe wagize atya mu idirishya arasa umwambi niba hari umuntu akomerekeje niba wafashe umusatsi n'ibindi ako kanya inzu baje baba barayishakaje bahita bayicaramo uko undi shefu aravuga ati reka dusohoke rwose nimumbabarire mu hagati dusohoke ubwo afite n'ishusho bikira mariya asohoka uri baramuherekeza bamugeza muri paruwasi ntacyo bamutwaye ariko hagati aho hari umuntu umwe wakomeretse cyane undi arapfa ubanza yari umusushefu noneho ubwo byambutse Nyabarongo
Ruhengeri byageze ku itariki ya 6 ni umunsi byabarutse ku ndiza birara bisa n'ibirangije Ruhengeri yose ubwo ku ya 6 z'ukwa 11/59 ya 6 z'ukwa 11 icyo gihe nge nigishaga ahantu hitwa Runaba byahagaze kuri komine yaje kuba komine donc igihe yari muri chefuri ya Rwerere niho akaba ari iwacu aho baraye bahatwi ariko hagati aho muri 58 nibwo ababirigi bemeye ko hajya amashaka nuko amashaka yarakomeye azwi cyane na Nyirunari na Parmehutu na Prosoma na Raderi Raderi ikaba ari ngo Runari la majorite y'abatutsi ariko harimo n'abatutsi Raderi nayo yarimo abatutsi n'indobanure abahutu bari barwa ariko ndiba abenshi bari abatutsi bari les intellectuels b'icyo gihe b'abatutsi noneho bamaze gushyiraho amashyaka hanyuma nibwo batoye bakurikije nako abazungu bakurikije amajwi amashyaka yagiye abona hari umuntu wasanga yagize amajwi menshi ariko intare yageza ibuza abantu bayo gutora uretse ko hari bamwe bakomeje baratora kandi batora ari abantu baringaniye bakeya noneho ubwo ababirigi bahera kuri ya mibare y'amajwi yabonetse muri komine bashyiraho guverinoma bise y'agateganyo iyo guverinoma y'agateganyo yagiyeho kuri 26 z'ukwezi kwa 10 60 harimo n'abazungu bamwe ari abasekreteri d'etat abandi ari ba ministre bari baravanze nabyo ubwo Kayibanda bari uba ministre w'intebe abana ministre w'amashuri amenta ubwo icyo gihe inama rero hariya muri hari ku Daperi muri yari muri teritwari hari hari iyo zari bitaga cercle des évolutions icyo gihe rero niho inama yabereye yo gushyiraho guverinoma harwa niyo bari bayishyiraho ubwo abaminisitiri bafasha abo muri Parmehutu gusa n'abaporosoma abandi bari bagize bakurikiza ukuntu babaraga la pourcentage nta wundi wari ufite nta yindi shyaka yashoboraga kugira abaminisitiri Sakirere waje kuba minisitiri yari muri sinzi ukuntu bamushyizemo ariko yari minisitiri yari umuraderi hari undi witwa Gatsimbanyi ndetse wigeze ko wari washinzwe impunzi ku buryo we yigeze no kujya kubwira bene ngo batahe baramukubita bamumera nabi rwose yaragiye kugwayo ntabwo sinigeze menya n'amuherekeye ko byamugendekeye noneho ubwo ababirigi batangiye hari ikintu bibaganije cyitwa Colloque de Gisenyi iyo Colloque de Gisenyi rero yari igizwe n'amashyaka Parmehutu Inari Raderi na Porosoma amashyaka warani n'uhagarariye guverinoma noneho uwabayoboraga yari umubirigi ariko uturutse i Bruxelles ubwo platform bateguraga l'avenir du pays donc igihugu kigomba gutegekwa ubwo bateguraga
atatukugira umwami we yari yagiye umwami Kigeli yagiye yajyanye ndetse na konseye we bagiye mu minsi mikuru ya independence y'Kongo. Ikigeze cyo gutaha ntiyataha. Icyo gihe rwose ntabwo ari ababirigi bamwirukanye kwirukanka ko rero turi buze kubigera ariko yanze gutaha ahubwo akayirirwa abatuka aromboka mu modoka akazi Bukavu akabobera ibyahe ubwo iyo nama iyo koroko ya ku Gisenyi yateguraga ukuntu abadepite bazatorwa. Noneho ndetse bari bemeje ko bazatora muri 61 ndetse mu kwezi kwa mbere. Ubwo inama uko ntabwo bagotaga bameranyaga pari consensus kuko byari bagira ngo barebe ibitekerezo bafite ariko ubundi iyo dosiye yari yabazigiye simple. Noneho icyo batumvikanyeho buri shyaka ryavugaga icyo ryari uko ribona ibintu n'iki suva gaporosoma na paramutu bahahuzaga rimwe n'rimwe na radiyeri ubundi rinani yakunda kugenda yonyine bakandika ariko nayo ikivuzo cyane bagakomeza nta kintu cyababuza bagakomeza. Noneho ibya nyuma Loni igarutse mu Rwanda ibasaba ko noneho bazajya kubirangiriza andehoro yo mu Rwanda. Ubwo babiri babyoruganije pour 17 au 12 décembre kujya ku ya 14 mu kwezi kwa 12 muri 60 bajya muri 60 ubwo bagiye ostandi hagati ariko abarunari bo hanze bakamejeje deja basabe nabo ko bagomba kuboyikota iyo nama ntibarigene. Abaraderi nabo ku munota wa nyuma mbese nicyo gihe bikatiye kuko abaraderi ntabwo bongeye kuba tifu nk'uko byari byagendaga mbere ahubwo basanze porosoma na paramutu pratikoma nibo bahagaragaye aho ngaho. Ubwo nanone oni ituma ku babirigi ko ikibazo kigomba guhinduka abatutsi bagasubira mu bintu byabo ko byari bisanzwe bimeze ku butegetsi bwabo n'ibintu ko kandi amatora abirigi bari bahemereye igihugu ko azaba muri janvier ya sinidiye ntiyatanga n'itariki azabera. Noneho abahutu bataha b'iminsi umunsi muri aporosoma muri raderi ngo baza ikitaraganya bageze hariya i Kigali abaporosoma ko inama na paramutu ikorera ibyiki. Noneho biga bageze baza guhura biga ukuntu ibintu bigomba kugenda. Basanga hari tuba senariyo ibice bitatu harimo uburyo butatu. Uburyo bwa mbere twemere se biriya bintu nitugendera turaba tugambaniye abarwanashyaka bitanze bakikorera revolisiyo ariko ari twe bashingiyeho ko ari twe tugiye kubabera abayobozi bo b'igihugu. None turabagambaniye abategetsi baze babafice babambere nabi. Murabona tuzongera kubona uko tubwira bari abantu tuti ngo ni bashaka ukuntu birengera bashaka ukuntu bazava mu kaga bari icyo baracyanga bagikuraho. Icya kabiri nibyo bita amatora ataziguye
agatora abaturage batora inzego zose na perezida wa repubulika. Icyo basanga nta gihe bafite kandi namwaye batazazibona, nacyo baragiheka. Hasigara amatora aziguye, donc babyita ngo ni election indirecte, abahagarariye abatowe n'abaturage bakitoramo abategetsi. Nicyo bishaka kuvuga. Noneho ubwo twebwe abaturage, kuko hasi abariwe na ba minisitiri benshi bose bari n'abajyanama iwabo, bari baratowe muri konde, bose bari bariyamamaje batorwa muri komine ari abajyanama. Twasibo niwe wari minisitiri de l'intérieur, minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu. We ahamagara abajyanama bose atarobanuye, abarunari, abaraderi, abaparamuto n'abaporosoma, bose arabakomboka uje ngo kureba ukuntu bakwiga umutekano mu gihugu. Muri buri mbese navuga muri buri shefuri, kuko cyegeranyo ahari shefuri ya shefuri niho ikamyo araraga nka iwacu twavaga kure n'abandi nabo hirya no hino bigenzi. Noneho bamwe bakiga abajyanama batuye hafi bakara iwabo. Ku buryo saa 10 iwacu twari twahagutse, twe tuvuye mu kamyo turagenda mu Gitarama. Tugeze Gitarama ngira ngo ni saa 6 n'iminota mikeya. Ubwo bari bubatse ka tribune, abayobozi bacu bari hejuru, tubareba hejuru, twe turi hasi. Ariko none bubaka akantu tumeze nk'urupangu buri perefegitura, buri teritwari, ko babikije babyitaga buri teritwari, abakomoka aho muri iyo teritwari bakajya muri ako rupangu kabo, ariko dukurikirana. Noneho Rwasibo nibwo rwagenda agafata ijambo avuga ati nubwo mbona ibintu uko bimeze, murabona kuko tuzakomeza tube muri biriya bintu bitaye cyuko tudashobora kwivana mu akaga, tugakomeza turi mu mucakara. Murabyemeye? Bati tugakubisa amashyi twese turekaza. None se murabona ibira by'umwami, mubona ko dusendera komeza gutegekwa na biriya by'umwami, turekaza umwami agomba kuvaho tugategekwa na perezida wa repubulika, tugakoma mu mashyi. Noneho ubwo byose birangiye, igiterane bwafataga ijambo, batweretse ibendera, abati Karinga n'abiru n'umwami tubivanyeho tukuma mu mashyi. Atwereka ibendera yahuze ya repubulika. Noneho byose birangiye, nyine ubwo Gitera yazanye ibendera nabwo mukoma amashyi. twakomye amashyi cyane twese rwose, amashyi y'uruvange. Ubwo noneho baduha impapuro tugatora ishyaka. Ntabwo twatoraga amazina. Hari abakandida dure y'abagomba kuba muri buri perefegitura, ariko twe tugatora pariti. Pariti rero igashyiraho ikurikije uko yari yabanditse. abo bakurikiyeho ba dure bakabakurikirana bazitwa basimbura. Umwe aramutse agize impamvu imuvana mu budepite mu bindi bintu, noneho hakajya umusimbura akava nyine kuri iyo liste, bakagenda bakurikiranayo uko ikurikiranye. Ubwo birangiye, mbese buri shyaka ryakitwe abaho aporosoma, ariko hagati aho abarurari abandi aho ngaho bagatora blanc,
hari abandi basohotse n'abana baradiye noneho ibyo birangiye abadepite baraterana ubwo batubwiye ko rwose ko umwami twemeje ko agomba kuvaho yabona ko avuyeho agomba gusimburwa n'umuperezida tugomba gutora rero Paramuhutu itanga Mbonyumutwa Aporoso itanga Gitera Aredetwa noneho tugeze ku batwa iyi itanga Munyankuge hari undi muntu witwa Rugira Amasasu ishyaka ryo mu byitwa Apadek nawe ariyamamaza noneho mu gutora ariko niba ku benshi ndasingize ntabwo ariko mbonye ko batamukunda zarurira twaramwemeraga cyane kuko yabaye n'imbaratso ariko Gitera na Kayibanda ubundi mbere ari abantu batatu mu Rwanda hose baririmbaga rwose ugasanga Gitera Kayibanda na Jomoka noneho n'abantu tugiye gutora Kayibanda none Kayibanda ntabwo yamaze tugiye gutora Gitera sinzi ukuntu nkuru yagiye igera kuri hejuru kuri podium ati abanje batugezemo bati ishyaka rigomba gutora uwaryo sino ugayitora ishyaka ryawe ubaye discipline ubu twumviraga nk'iki noneho duhita dusubira ku murongo baduhaye ibyo byasire mbona twagize amajwi menshi ku paraporo ya Gitera agize nka 400 n'andi wari mu bihumbi ngira ngo noneho arege umwagize 6 w'inji nirangiza nese bibuka donc Munyankuge na n'uwo Rugira Amasasu oya ubwo se byaje kugenda bite kugira ngo ubwo no kuvuga ko mwatoye abari biyamamaje no hiyamamaje kuri Paramuhutu yamamaje n'amashyaka yamamaje yamamaje muri Paramuhutu yamamaje Mbonyumutwa muri Aporosoma yamamaje Gitera Aredetwa y'abatwa yamamaza Munyankuge Apadeke yamamaza Rugira Amasasu yari umuntu ufite ishyaka rye gitwa ryo Apadeke ariko yari umuntu ariko niwe twari tuzi gusa nta sinzi bandara w'Inyanza d'ailleurs noneho amatora arangiye rero barabara bavuga ukuntu abantu batowe ubwo birangiye bati tugomba kugira inteko tumaze gutora abadepite ubwo b'abadepite bahabwa impapuro abo bari bahamagaye b'abadepite bari basanzwe bicaye kuri muri ntuza muri tribune bari impapuro batora perezida w'inteko noneho Aporosoma itanga Gitera como perezida kandida perezida w'inteko na Paramuhutu ishingiro kandidatire nayo itanga Gitera nta bandi biyamamaje noneho birumvikana Gitera amajwi yose niba yarafashe ubwo bitora ugomba kuba visi perezida w'inteko icyo gihe Paramuhutu itanga Makaniye Lazare Gitera nako Aporosoma yaratanze Munyangaju yasire hatowe Makaniye kuko ari batowe na benshi muri Paramuhutu ubwo bashyiraho Cour Supreme Dore Nzeyimana bari baperezida Cour Supreme na visi perezida we ubwo bashyizemo Yahayo Karaveri bari bahaye kuze tribunal
bashyiraho n'abaperefe 10. tugeze saa moya n'igice za nimugoroba cyangwa se za nijoro, imirimo yatangiye saa sita. Saa moya n'igice Gregoire Kayibanda yatangaje amazina y'abagize leta ayoboye. Leta ishyizweho kuri 28 z'ukwa mbere 1960 isaa moya n'igice za nimugoroba, igizwe n'aba bakurikira: umukuru w'igihugu Dominique Mbonyumutwa, minisitiri w'intebe akaba na minisitiri w'uburezi Gregoire Kayibanda, umunyamabanga wa leta kwa minisitiri w'intebe Rusingizandekwe Otto, umwe wavugaga Ikinyarwanda, Igifaransa, Igiswahili n'Icyongereza, minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Rwasiho Jean Baptiste. Abandi reka nkomeze bavuga ubuhinzi n'ibyitwaga peyizana sinzi ukuntu nabihindura mu Kinyarwanda, bica mu mpaka Baltazari, imibereho myiza y'abaturage n'impunzi Hakizimana Jacques, ibikorwa remezo mu Gifaransa ni affaire technique, ibirya nitaga ikoranabuhanga ubanza naribeshye, Sindikubwabo Theodore. Ubukungu Habamenshi Calixte, imari Kimana Gaspard, ubucamanza Makuza Anastase, umunyamabanga wa leta Sebazungu Isidore, abanyamabanga ba leta mu birebana n'ububanyi n'amahanga Munyangaju Aloyizi na Gasingwa Germain. Icyo ni igikorwa cya gatandatu cy'uwo munsi kitangajwe isaa moya n'igice za nimugoroba. Umukuru w'igihugu yatangaje ko hashyizweho urukiko rw'ikirenga ruyobowe na Isidori Nzeyimana. Icya nyuma cyaranze uyu munsi ni uko umukuru w'igihugu yahaye abari aho ishusho y'uko itegeko nshinga rizaba riteye. Iryo ryo ntabwo ryashoboye kuboneka uwo munsi. Abasesenguzi cyane cyane impuguke mu by'amategeko bavuga ko ubu abayobozi b'u Rwanda batagombaga kugarukira aho ngaho. Uwo munsi bagombaga kuvuga ko u Rwanda rwigenze. Ibyo nabyo mbimenye vuba. Iyo bavuga ko u Rwanda rwigenze nibwo byari kuba neza pe byuzuye bibwa kwera ngo de, icyo bita la perfection. Ntabwo byabaye, ntacyo bitwaye. Ibyari bimaze gukorwa nabyo ntibyari byoroshye. Jean Paul Harua, leta Mbirigi bagize uruhe ruhare mu byabereye i Gitarama ku itariki ya 28 z'ukwa mbere 1961. Jean Paul Harua ararahira akarya imbi akivana inyuma ko nta ruhare yabigizemo, ko Kayibanda atabimubwiye kandi ko atashatse kujya kubimenya. Agahamya ko leta Mbirigi nta ruhare yabigizemo, ko hari n'ababeshya ko Kayibanda yavuye mu Birigi azanye itegeko nshinga mu mufuka arifite ryanditse. Harua akavuga ati iryo tegeko nshinga ntabwo ryari rinonosoye neza ku buryo yaba yararihawe na leta Mbirigi ntabwo ryari rifite inenge nk'izo ryari rifite. Njyewe na leta Mbirigi nta ruhare twabigizemo. Logistis
Haruwa ati ibyo ni akazi ke ntabwo nigeze mubaza, ariko uruhare rwa logiste twarubonye, yakabyemera ntibyari gushoboka. Ikindi kandi yubahirije umutekano igihe iyi nama y'Igitarama yariho iba kuva saa sita kugera isaa tatu n'igice za nijoro. Isaa tatu n'igice niho iyi nama yarangiye. ariko biragaragara ko hari uwatavuze ukuri padi. Simbizi. none se kugira ngo Roger ajye kubahiriza umutekano hari Igitarama, nta kuntu yaba atarabibwiye umukuru we ari we Haruwa. Haruwa yakundaga logiste kandi amwemera ku buryo icyo amubwiye icyo akoze cyose Haruwa yagombaga gucyemera. Ashobora kuba yarabimubwiye Haruwa akaba yanga kubivuga, icyo bita mu gifaransa restriction mentale. Icyo bita restriction mentale mu nyandiko, ibyo mvuze nibyo Haruwa ubwe avuga. Kuba atarabigizemo uruhare si ukuvuga ko atarabyishimiye. Ashobora kuba yarabyishimiye akaba ntacyo yakoze cyari kubibuza kuba, sibyo? nkeka ko ari byo we. Ntacyo yakoze cyabibuza kuba, nubwo nta ruhare yabigizemo ku buryo butaziguye, ariko ntacyo yakoze cyari kubibuza kuba. Hanyuma rero ku byerekeranye no kubigiramo uruhare kwa Jean Paul Haruwa ku buryo buziguye, nicyo ngiye kurangirizaho iki kiganiro cya none. Twabonye ukuntu ibintu byariho bizurungutana, koloke yo ku Gisenyi, koloke ya Ostende. Muri icyo gihe ku itariki ya 15 z'ukwa Mutarama 1961, Haruwa yasinye itegeko ngenga nimero ya 2/16 rishyiraho mu Rwanda icyo bita mu gifaransa autonomie interne, ibyo twakwita ubwigenge bucagase. Iri tegeko rikaba ryarahaga leta ya Kayibanda n'itegeko n'inama ishinga amategeko yari iyobowe na Gitera ingufu zikomeye. Ubwo rero ku bw'iri tegeko ngenga, Haruwa akaba yaragaragazaga aho abogamiye. Hanyuma rero kuri 28 z'ukwa mbere 1961, rya tsinda ry'abagabo batatu, Commission des Nations Unies au Rwanda Burundi, mu gitondo niho ryageze i Bujumbura. Icyakora hari Max d'Orsangile, hakaba na wa mugabo wo muri Irani, umunyatogo Ernest Gassou, we yaje kuza nyuma. Ariko kuri 28 z'ukwa mbere 1961 niho abo babiri basesekaye i Bujumbura. Bari baraye bagenda ijoro ryose, bari bananiwe. Haruwa yabatumiye iwe muri residence, arabazimanira icyayi cya mu gitondo. Hanyuma bajya muri hoteli gufata amashambure no kunyuza amaso mu nyandiko zose, document, dossier zirebana n'akazi bari baje gukora bashinzwe n'umuryango w'abibumbye. Igihe cy'ifunguro rya saa sita kigeze, Haruwa arongera arabatumira iwe, noneho basangira ifunguro rya saa sita.
isaa 6:45 telefone yatangiye guhamagara uruhiriri kwa Harwa. Telefone yari ivuye he? Igitarama. Harwa yarazi ibiri kubihabera. Aravuga ngo ntiyabishyigiye, ngo nta ruhare yarabisimo, ariko yarazi ibiri kuhabera. Telefone iratangira iravuga uruhiriri. Wakagira ati byatangiye isaa 6:45 kandi nibwo telefone yatangiye. Ubwo ntabwo twavuga icyo bamubwiraga igihe cyose telefone yavugaga. Icyambere ni kirya twahereyeho ati umwami avuyeho. Harwa akaza agakomeza aganira n'abashyitsi be. Telefone ikongera ikavuga ati Karinga barayihiritse. Ku buryo Max d'Orsangeville yaje kubaza Harwa ati hari ikintu kidasanzwe? Harwa ati ntacyo rwose, ni ubuhoro, ati tugira amahoro. Ubwo rero abagumisha iwe kugeza ibibera igitarama birangiye. Akagira ati baje kuri 28. Iyo baza kuri 26 cyangwa 27, i Bujumbura hose hari ibintu ibihuha biri kuvuga ngo cyane cyane kuri 28. Ati kandi igitarama hari kubera ibintu bidasanzwe. Ibyo byavugwaga i Bujumbura bari kubyumva. N'abarunari bo ku isi wose n'abo mu Burundi bari kubibabwira. Ariko bahageze kuri 28 mu gitondo Harwa arabagumana. Iyo abibabwira agira ati ingabo z'Ababiligi, abapolisi, abajandarume b'Ababiligi bari muri Rwanda, Burundi, ingabo za Kongo zimaze gutaha nyuma y'ubwigenge bwa Kongo, bari bafite za kajugujugu. No muri Kongo hari za kajugujugu. Iyo babimenye kuri 28 mbere kari kose, bari gufata kajugujugu bakajya gusesa ibyo bintu. Bari kubikora pe. Urwo ruhare rwo Harwa ntabwo ahakana ko atarugize muri uwo munsi ukomeye cyane kuri 28 z'ukwa mbere muri 61. Noneho rero umuryango w'abibumbye wabyakiriye ute? Uhereye kuri iri tsinda rya Max d'Orsangeville n'abari babohereje. Leta y'u Rwanda, leta y'Ububiligi yabyakiriye ite? Logiste na Harwa babyakiriye bati? Aprosoma na Parmehutu babyakiriye bati? Inari na Raderi na Iprona yo mu Burundi babyakiriye bati? Umuntu rero yakwibaza ati Repubulika mu Rwanda ihagaze ite muri iki gihe nyuma y'imyaka 60 Repubulika isimbuye ingoma ya cyami? Keretse abafite amaso ntibabone, cyangwa abafite amatwi ntibumve, cyangwa abafite ubwenge ariko ntibatekereze. Nta banga ririmo igihugu cyacu ubu kiyobowe na Karinga nshya yiyoberanije mu mwenda wa Repubulika. Ntabwo tujya mu kiganiro cyimbitse muri iyi ngingo dutanga ibimenyetso, kuko iyi ngingo ubwayo yakorwaho ikiganiro kirekire, ariko ndagira ngo mbahe urugero rumwe gusa rw'ibyo tuvuze aho haraguru. Nifashishije inyandiko ebyiri zitanga ishusho y'ubutegetsi bw'u Rwanda uko bwari buteye kugeza mu kwa 12 mu mwaka w'2020. Iyi nyandiko ya mbere
tuyibonamo abantu bari mu myanya yo hejuru y'ubuyobozi muri leta. Ni ukuvuga perezida w'igihugu, abaminisitiri, abanyamabanga bahoraho, abanyamabanga ba leta, abaguverineri, abacamanza bakuru, abakuru b'ingabo, abayobozi b'ibigo bya leta. Icyo dusangamo ni uko ku bayobozi 100 bari kuri iyo lisite, abahutu ni 26 ku ijana, ni ukuvuga purusa 26, abatutsi ni 74, ni ukuvuga purusa 75, abo bahutu 25 abantu bamwe bita abateruzi b'ibibindi, abandi bakabita les hutu de service, tubabona mu maprefecture akurikira. Batandatu bakomoka Igitarama, 4 bakomoka mu Ruhengeri, 4 Ibyumba, 4 bakomoka Icyangugu, 2 bakomoka ku Gisenyi, 2 mu mujyi wa Kigali, 1 i Butare, 1 ku Gikongoro, 1 muri Kigali Rurale. Prefecture ya Kibuye nta muhutu cyangwa umututsi n'umwe ifite mu buyobozi bukuru bw'igihugu tubona kuri urwo rutonde. Iyi nyandiko ya kabiri iriho urutonde rw'abajenerali bari mu ngabo z'u Rwanda kugeza mu kwezi kwa 10 mu 2020. Uru rutonde ruriho abajenerali 50. Abo bajenerali bose ni n'abatutsi. Ni ukuvuga purusa 100% z'abajenerali bo mu ngabo z'u Rwanda. Igihugu kigizwe na purusa 85 z'abahutu, purusa 14 z'abatutsi na purusa 1 z'abatwa. Nta mutwa, nta muhutu n'umwe, habe n'ubwo kubara inkuru cyangwa w'umuti ushobora kubona mu ngabo mu bajenerali bo mu ngabo z'u Rwanda. Biratangaje. Uwateguye iyo nyandiko hasi yaranditse ati, niba nta kibazo ubona kuri iyi liste y'abajenerali, ni wowe kibazo. Reka bisubiremo. Wateguye iyo liste y'abajenerali yaravuze ati, niba nta kibazo ubona kuri iyi liste y'abajenerali 50 b'abatutsi gusa mu Rwanda, nta bundi bwoko burimo, niba nta kibazo ubona kuri iyo liste, ni wowe kibazo. Turangiza iki kiganiro, umuntu yakwibaza ati hakorwa iki? Banyarwanda, banyarwandakazi, bakunzi b'amahoro, bakunzi ba Repubulika, urumuri rwa demokarasi abakurambere bacu bacanye rwarazimye. Urumuri rwa demokarasi abakurambere bacu bacanye rwarashimuswe. Abakiriho dufite inshingano yo kongera kurucana, tukaruhembera, tukarusigasiga, tukarurinda ikintu icyo ari cyo cyose cyarukoma mu nkokora, cyane cyane tukarurinda ingoma nshya, karinga nshya yiyoberanije mu mwenda wa Repubulika. Dufite inshingano yo kuharanira demokarasi muri Repubulika. Mu mateka yose y'isi yabayeho, nta mucakara ubohorwa n'umuhatsi. Umucakara aribohoza.
reka ndangize mbifuriza gukomeza kugira amahoro na Repubulika. Murakoze kuba mwakurikiranye iki kiganiro, nizeye ko cyababereye ingenzi mukongera kwiyibutsa amateka y'umunsi wa 28 z'ukwa mbere 1961, umunsi utazibagirana mu mateka y'igihugu cyacu. Murakoze, murakabaho.